Mwongeye kwirirwaho bakunzi ba shene yacu Teacher Eugene, nizere yuko mumeze neza mukomeje kugubwa neza umunsi ku wundi. So mbibutsa ko rero uyu munsi tugiye gukosorana ikizame cyakozwe uyu munsi tariki 4 z'ukwezi kwa 9 2020. Vuga ngo tugiye gukosorana ikizame cyakozwe uyu munsi tariki 9 2025. Mbibutsa rero niba utarakora subscribe kubanza gukora subscribe kugira ngo tubane 5 kuri 5 umunsi ku wundi. Nimero zacu ni 0785235260 ubundi tugakomeza tukigana. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe muri ibi byapa muri kubona bine hano? A. Icyapa D1A, B. Icyapa E13A, C. Icyapa C19, naho D. Icyapa C1. Nuvuga ngo muri ibi byapa ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Icyapa E13A, nicyo cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe. Twagiye ku kibazo cyacu cya kabiri. Iki cyapa gisobanura iki? Uri kukibona? A. Imbere hari umuyobozi w'amatungo. B. Imbere hari inzira ya gari ya moshi. C. Ahageneye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi itabambiye, naho D. Inkomane ibambiye. Igisubizo cyacu cy'ukuri reka tukirebere hamwe, nizere ko amaje kwandika kwa karamu. Igisubizo cyacu cy'ukuri ni C. Ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ikibazo cyacu cya gatatu, iki cyapa gisobanura iki? A. Ahegereye icyago. A. Ahegereye umuhanda unyerera. B. Imbere ipine yapfumutse. C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, naho D. Imbere hari hatangirwa serivisi. Imbere hatangirwa serivisi. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri cyacu hano ni C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Ku kibazo cyacu cya kane, umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Nkuko muri kubibona hari A, hakaza B na C na D. Igisubizo cyacu cy'ukuri hano ni ikihe muri ibi byapa? Katurebere hamwe icyapa cy'ukuri. Icyapa cy'ukuri hano ni B. Ibyapa cya B. Iki ngiki aricyo cy'iki cyapa kirimo 2 na Y 100 10 89. Icyo cyapa nicyo gisobanuye ko ibintu atwaye bishobora guturika no kugira inkongi y'umuriro. Bagiye ku kibazo cyacu cya gatanu, ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A. Umuyobozi. Ikinyabiziga cyose kigomba kugira umuyobozi. Ikibazo cyacu cya gatandatu kiragira kiti: ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Vanga ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa yagenewe ifunganye yagenewe gusa aba bakurikira: A. Abanyamaguru. B. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, naho C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo hano cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Katurebere hamwe ikibazo cya karindwi. Umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki?
umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye, umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? A. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B. Ahegereye umurongo ukomeje. Naho C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Naho D, A na C nibyo. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri hano ni C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Twagiye ku kibazo cyacu cya 8. Ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. A. Biteganye. B. Ku murongo umwe. C. A na B nibyo. Naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twagiye ku kibazo cyacu cya 9. Kiragira kiti ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. A. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Naho C. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Katurebere hamwe igisubizo cyacu cy'ukuri ni D. Muri biriya bisubizo byose baduhaye nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twagiye ku kibazo cyacu cya 10. Iki cyapa gisobanura iki? Ukibona iki cyapa wibwira ko gishaka kukubwira iki? A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. Naho C. Umuhanda utaringaniye. Naho D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Kibona iki cyapa rero nizere ko wahisemo igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Ikibazo cyacu cya 11 ni byemewe gukoresha telefone. Ni byemerewe gukoresha telefone mu biro bya leta. Iyo ni A. B. Mu biro bya polisi. Naho C. Igihe utwaye ikinyabiziga. Naho D. Ibisubizo byose ni ukuri. Katurebera hamwe igisubizo cy'ukuri ni C. Igihe utwaye ikinyabiziga burya birabujijwe gukoresha telefone. Ikibazo cyacu cya 12. Mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko A. Mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko A. Nta kindi kinyabiziga kinurutse inyuma. B. Umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C. Ikinyabiziga kinurutse imbere gishaka gukatira ibumoso. Naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri ni B. Umuhanda ubanza kwitondera ukareba ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ikibazo cyacu cya 13 kiragira kiti ikindi kinyabiziga giturutse inyuma kiguterera ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyasa wakora iki? Ubwo ruvanga ikinyabiziga kinamutse kiguturutse inyuma kiri kuguterera amatara myasa y'urumuramyasa wakora iki? A. Kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twagiye turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo hano cy'ukuri nizere ko amaje kucyandika. Igisubizo cya hano cy'ukuri ni C. Emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Twagiye ku kibazo cyacu cya 14. Mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. Ubwo mu gihe ubonye umuntu utabona afite inkoni
ubwo biba bishatse kuvuga iki? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Naho B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. Naho D. Ibisubizo byose ni ukuri. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ikibazo cyacu cya 15. Amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Novanga amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu asobanura iki cyangwa afasha iki? A. Ni meza kuko atuma ureba kure. B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Naho C. Akwizeza ko abandi bakubona. Naho D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri hano ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Noneho twagiye ku kibazo cyacu cya 16. Gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. Gutwara uzungazunga mu muhanda. A. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. Naho D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Gutwara uzungazunga mu muhanda. Igisubizo cy'ukuri ni ikihe muri ibi bine baduhaye? Nizere ko amaje guhitamo igisubizo cy'ukuri. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri ni bibi igihe cyose. Igisubizo cy'ukuri ni B. Turebere hamwe ikibazo cyacu cya 17. Telefone ngendanwa nigomba gukoreshwa. Telefone ngendanwa nigomba gukoreshwa. A. Ahari ibimenyetso bimurika. B. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 ku isaha. Naho C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Naho D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Noneho tujye ku kibazo cyacu cya 18. Kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Uvuga ngo kunyuranaho bibujijwe gusa mu gihe. A. Igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Naho C. Ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. Naho D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Aha igisubizo cy'ukuri ni B. Umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. Burya nubona uriya muhanda udacagaguye uciye mu muhanda mo hagati, uriya muhanda nubona uriya murongo nubona udacagaguye, uzahita umenya ko bitemerewe kuwurenga. Ubwo ni ukuvuga ngo ubisikana n'undi muntu, ibyo bita kudepasa mu kinyarwanda, babihaye icyo kinyarwanda nyine ubwo. Twagiye ku kibazo cyacu cya 19. Kiragira kiti: mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, wakora iki? Mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, wakora iki? A. Gukomeza ibumoso. B. Kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. Naho C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Naho D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri muri ibi bisubizo baduhaye. Igisubizo cyacu cy'ukuri ni C. Kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Nizere yuko uri kugenda ubikora 5 kuri 5. Uze kwandika amanota yawe muri komenti, ubundi tuze kurebera hamwe amanota wagize
ni nako tugenda turushaho kongera ubumenyi. Wifuza kutuvugisha rero, nimero yacu ni ya yindi 0785235260, ubundi tuguhugure kwiga imodoka n'amategeko y'umuhanda. Mwibutse ko gukora ari rimwe, ubwiza ukuri ko iki kizami dukosoranye, nujya gukora iki ngiki uraza uyicyuye. Ikibazo cyacu cya nyuma cya 20, igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, yakora iki? Umuyobozi ahita akora iki? A. Igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, turebane igisubizo cy'ukuri. A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. Naho B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Naho C. Ibisubizo byose ni ukuri. Katurebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, niko biba bitegetswe. Ukibona iyo situation rwose jya uhita uhagarara. Agiye ku kibazo cyacu, amahirwe masa. Ikibazo cyacu cya nyuma cyari icyo. Nizere yuko bamaje kwandika amanota wagize. Dukomeza kubana gatanu ku kandi. Mwibutse gukora subscribe niba utarayikora. Ngiye Yahisa Muresi, umuhungu wanyu w'Abanyarwanda. Ni channel ni yanyu, ni y'Abanyarwanda. Bose aka gacano tugafashe. Mu by'ukuri urabona ko ibintu ari sawa. Murakoze.